Turabasuhuje inshuti bakunzi ba YouTube channel Shimo Info. Twishimiye kuba mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye tubategurira. Turashimira kandi abantu bamaze gukanda kuri subscribe no kuinzogera bagahitamo ijambo all. Turakangurira kandi n'abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo tujye tubona mu buryo bwihuse ibiganiro binyura kuri YouTube channel Shimo Info. Muri iki kiganiro kandi hari ibibazo biza kubazwa, ubisubiza neza arahabwa igihembo. Nkuko bisanzwe muri iki kiganiro cy'imibare muri kumwe na Mushimiyimana Jean Bosco ari nawe ukibategurira. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cya kabiri cy'imibare, imibare part 2. Iki kiganiro kiri buze kwibanda ku gukuba no kugabanya. Ntabwo nshidikanya ko ibi biraza koroha tukabisobanukirwa kuko twamaze gukurikirana neza video ya mbere ariyo imibare part 1. Niba utarayikurikiranye nakugira inama yo gufata umwanya ukayireba kuko yerekana neza ibijyanye no guteranya no gukuramo. Uraza gukanda kuri link igaragara muri description y'iyi video. Link igaragara mu magambo y'ubururu bukeye. Munyemerere nkuko bisanzwe dutangije ku mukino. Tugiye kujya ku imbuga bana bawe cyangwa se abiwanyu basanzwe bakiniraho. Reka dufate intebe uri bwicareho arbitre w'uyu mukino. Niba ufite agatege si ngombwa intebe ahubwo wawugenzura uhagaze. Hafi aho urashyira amaronji dore uko umukino uteye. Umwana agiye guhagarara ku rundi ruhande murebana. Ubundi umubwira aze yiruka afate amaronji abiri ayajyane aho yari ahagaze maze agaruke akubwira ati inshuro ya mbere abiri. Ubwo azaba akubwiye ko yagejejeyo amaronji abiri. Ku nshuro ya kabiri nabwo azafata amaronji abiri ayajyane hahandi yari ahagaze agaruke avuga ati inshuro ya kabiri ane. Ku inshuro ya gatatu azasubira yajyanye amaronji abiri agaruke avuga ati inshuro ya gatatu atandatu. Ku inshuro ya kane azasubira yajyanye amaronji abiri agaruke avuga ati inshuro ya kane umunani. Ku inshuro ya gatanu azasubira yajyanye amaronji abiri agaruke avuga ati inshuro ya gatanu icumi. Ku inshuro ya gatandatu azasubira yajyanye amaronji abiri agaruke avuga ati inshuro ya gatandatu 12. Ku inshuro ya karindwi azasubira yajyanye amaronji abiri agaruke avuga ati inshuro ya karindwi 18. Ku inshuro ya munane azasubira yajyanye amaronji abiri agaruke avuga ati inshuro ya munane 16. Ku inshuro ya cyenda azasubira yajyanye amaronji abiri agaruke avuga ati inshuro ya cyenda 18. Ku inshuro ya 10 azasubira yajyanye amaronji abiri agaruka avuga ati inshuro ya 10 20. Nyuma y'uyu mukino muzagirana ikiganiro ku byo yahoze avuga. Aha birumvikana ko azaba ari kurya kuri ya maronji. Aha niho muzatangirira gukora umwitozo usa na wa mukino ariko ubuho mugiye gukoresha imibare yanditse. Hano hari imyitozo igera ku 10. Turasaba kugira ngo tuyitegereze kugira ngo ize kudufasha kugira ngo dusobanukirwe n'iri somo ryo gukuba no kugabanya. Ku mwitozo wa mbere twafashe kabiri inshuro imwe ari byo bingana na kabiri. Umwitozo ukurikira iyo uteranyije kabiri inshuro ebyiri ubona kane. Indi mwitozo ukurikira iyo uteranyije kabiri inshuro eshatu ubona gatandatu. Iyo uteranyije kabiri inshuro enye ubona umunane. Iyo uteranyije kabiri inshuro eshanu ubona 10. Iyo uteranyije kabiri inshuro esheshatu ubona 12. Iyo uteranyije kabiri inshuro irindwi ubona 14. Iyo uteranyije kabiri inshuro 8 ubona 16. Iyo uteranyije kabiri inshuro 9 ubona 18. Iyo uteranyije kabiri inshuro 10 ubona 20. Mu Kinyarwanda tuvuga kabiri inshuro ebyiri. Mu Cyongereza bakavuga 2 times 2. Mu Gifaransa bakavuga 2 fois 2. Dore uko byandikwa. Kabiri inshuro imwe byandikwa umubare kabiri akamenyetso ko gukuba rimwe bihwanye na kabiri. Kabiri inshuro ebyiri byandikwa n'umubare kabiri akamenyetso ko gukuba umubare kabiri ari byo bingana na kane.
kabiri inshuro eshatu byandikwa umubare kabiri akamenyetso ko gukuba umubare gatatu bihwanye n'umubare gatandatu. Kabiri inshuro enye byandikwa umubare kabiri akamenyetso ko gukuba umubare kane bingana n'umunani. Kabiri inshuro eshanu byandikwa umubare kabiri akamenyetso ko gukuba gatanu bingana n'umubare 10. Kabiri inshuro esheshatu byandikwa umubare kabiri akamenyetso ko gukuba umubare gatandatu bihwanye na 12. Kabiri inshuro zirindwi byandikwa n'umubare kabiri akamenyetso ko gukuba umubare karindwi bingana na 14. Kabiri inshuro umunane byandikwa umubare kabiri akamenyetso ko gukuba umunane bingana na 16. Kabiri inshuro icyenda byandikwa umubare kabiri akamenyetso ko gukuba umubare 9 bihwanye na 18. Kabiri inshuro 10 byandikwa umubare kabiri akamenyetso ko gukuba 10 bihwanye na 20. Iyi niyo bita mara ya kabiri. Kugeza kuri uru rwego tumaze kumenya mara ya kabiri. Igisigaye ni uko twakora imyitozo itandukanye kuri mara ya kabiri, ariko ibanga nta rindi, ni iriya myitozo yo guteranya tumaze gukora. Ubu rero imibare igezeho iryoshye cyane. Dore nk'ubu umuntu wamaze kumenya gukuba aba yamaze kumenya no kugabanya. Reka dusubire kuri ya mbuga twigiyeho gukuba, abe ariho twigira no kugabanya. Nanone turazana amaronji 10, cyangwa reka tubaze umwana ubundi bwoko bw'amatunda ashaka. Aha ndongera nkwibutse ko uyu mukino nurangira umwana araryaye amatunda mu rwego rwa recuperation nk'undi muntu wese umaze gukora siporo. Aha kandi ukwiriye kumuganiriza umwibutsa ko umukinnyi mwiza asangira n'abafana be. Ubwo uzaba uri kumutoza umuco mwiza wo gusangira na bagenzi be ibyo afite byose. Nutabikora nk'uko, ahubwo ugapfa kubifata ukabigabanya abandi bana uko wiboneye, uzatuma yanga imikino akina, maze intego yawe yo kumwigisha imibare ntigerweho, cyangwa se ube uri kumubibamo urwango kuri bagenzi be, kuko azaba abona nk'abantu baza kurya ibyo yavunikiye kandi batamufashije. Nta gitangaje kirimo, kuko ni kamere ya muntu, ahubwo igitangaje ni ukubona umuntu ufite ubupfura bwo gusangira na bagenzi be badacurana. Ubwo amatunda yo gukinisha yabonetse, reka dutangire umukino. Tugiye gufata amatunda 10 tuyashyire iruhande rwaho turi. Umwana agiye guturuka ku ruhande rwo hirya, aze yiruka afate amatunda 5 ayajyane mu nguni y'iburyo, agaruke yihuta afate andi matunda 5 ayajyane mu nguni y'ibumoso. Azagaruka yihuta cyangwa se yiruka, nagera iruhande rwawe asange nta yandi matunda asigaye. Mu karuhuko azafata muzakorana ikiganiro gito. Uzamubaza uti aha hari amatunda angahe? Azagusubiza ko hari amatunda 10. Uzongere umubaza uti wayajyanye mu nguni zingahe, cyangwa se ahantu hangahe? Azagusubiza ko yayajyanye ahantu 2. Wongere umubaza uti buri hantu hari amatunda angahe? Azagusubiza ko buri hantu hari amatunda 5. Aha nawe uzaboneraho kumubwira ko amatunda 10 uyagabanyije kabiri bingana n'amatunda 5. Mu mibare azaba amenye ko 10 tugabanyije kabiri bingana na 5. Ushobora no kwandika muri ubu buryo: 10 ugaca akarongo ukandika kabiri, akavuga ko bihwanye na 5. Uzongera umusabe kujya kuyazana, ahere ku ruhande rw'iburyo ayazane, ayakubarire, asubireyo azane ayo ku ruhande rw'ibumoso nayo ayakubarire. Uzamusaba ko ayabara yose ugamije kumwibutsa ibyo gukuba. Si ngombwa ko mubitindaho cyane, kuko mbere yo kwiga kugabanya twari twabanje kumenya niba tuzi neza ibijyanye no gukuba. Aha uzakuramo itunda rimwe urishyira iruhande, cyangwa se urimuhe arirye. Ubwo azaba asigaranye 9. Nawe uzamutegurira ahantu 3 agomba kuyashyira mu buryo bungana. Uyu mukino wa kabiri nawo azawukina nk'uko yakinnye umukino wa mbere. Aha uzaba ugambiriye kumwigisha ko 9 tugabanyije 3 bingana na 3. Nk'uko twabibonye haraguru, nabyo ushobora kubyandika mu buryo butandukanye. Tugikomeje muri uyu mukino, tugiye gufata amatunda 8 tuyashyire hamwe nk'uko bisanzwe, maze dutegure ahantu 4 aho umwana ari bujyane amaronji ari gukinisha. Umwana arakomeza umukino we nk'uko bisanzwe, araza yihuta afata amaronji 2 ayajyane hambere, agaruke akubwira ngo ahambere 2. Ubwo azahita afata andi maronji 2 nayo yajyana aha 2, nabwo agaruke akubwira ngo aha 2 2. Umwana arafata andi maronji 2 ayajyana aha 3, agaruke akubwira ati aha 3 2. Umwana arafata andi maronji 2 ayajyana aha 4, agaruka akubwira ati aha 4 2.
Nyuma y'uyu mukino nanone muzagirana ikiganiro ugamije kumubwira ko amaronji 8 uyagabanyije ahantu 4 buri hantu hajya amaronji 2. Uraboneraho no kumwereka uko byandikwa mu mibare, aho uri buze kwandika 8 ikimenyetso cyo kugabanya 4 bihwanye na 2, cyangwa se 8 uca akarongo 4 bihwanye na 2. Nk'uko mu gice cya mbere cy'imibare twabonye ko umuntu uzi guteranya aba azi no gukuramo, nicyo kimwe na hano, kuko uzi guteranya aba azi gukuba, kandi uzi gukuba nawe aba azi kugabanya. Dore nk'ubu byagaragaye ko gukuba ari ugushaka igisubizo mu buryo bwihuse, mu gihe gushaka icyo gisubizo dukoresheje guteranya byari kudutwara igihe kirekire. Dore nk'ubu dufashe 2 inshuro 3 tukaziteranya twabona 6. 2 duteranyijeho 2 duteranyijeho 2 bihwanye na 6. Ibi bingana no kwandika 2 dukubye 3 bihwanye na 6. Ku bantu bakuru dushaka twakwandika 2 akanyenyeri 3 bihwanye na 6. Turamutse dufashe buri mubare twawusimbuza inyuguti, 2 igasimburwa na A, 3 igasimburwa na B, 6 igasimburwa na C. Dore uko byakwandikwa: A akamenyetso ko gukuba, B bihwanye na C, cyangwa A akanyenyeri B bihwanye na C. Ibi kandi dushatse twakwandika AB bihwanye na C. Reka A na C tubisimbuza imibare yabyo. Ubwo turandika 2 akamenyetso ko gukuba, B bihwanye na 6, cyangwa twandike 2 akanyenyeri B bihwanye na 6, cyangwa 2 B bihwanye na 6. Reka iyi B tuyisimbuza indi nyuguti dushaka, urugero nka X. Dore uko tubyandika: turandika 2 X bihwanye na 6. Aha ni ukuvuga ko X ingana n'inshuro twakubanya na 2 maze tukabona igisubizo 6. Iyi ni mara ya 2. Reka twirengagize agaciro ka X kuko tukazi maze tugashake. 2X bingana na 6. Ni ukuvuga ko X ingana na 6 tugabanyije 2. Igisubizo ni 3. Nibyo kuko mara ya 2 tubwira ko 2 dukubye 3 bingana na 6. Mbese ni nkaho wafashe 2 ukabiteranya inshuro 3. Uko bigaragara ibyo twabonye byose byubakiye kuri mara ya 2. Ubwo rero ni ahacu kugira ngo twige mara zose zisigaye kugeza kuri mara ya 9. Nitumara kubimenya nibyo bizadufasha kwiga andi masomo azakurikira. Bizatworohera kuko tuzaba tuzi gukuba dukoresheje mara zose kuva kuri 2 kugera ku 9.
Murakoze kubana natwe, naho ubutaha mu gice cya gatatu.